Yemwe genda ho turatsinze 250 nukuri ndabemeye. Ndabasuhuje mwese abari mu Rwanda, hanze y'u Rwanda mudukurikira muri ibiganiro bya Hot 250 TV. Ndasuhuza cyane mwese rero muvuga muti dukunda ibiganiro byanyu kandi tukabireba. Bahaye ikaze mu kiganiro cya none, ngiye kwereka uburyo wategura ikirayi ku buryo ari ikirayi kiba gifite icyanga, gifite irangi, gihumura neza. Ikaze kuri mwese, ndizera ko muri amahoro, nanjye ndamahoro. Dufite ibirayi namaze kubihata neza, ndabironga, ngiye kurikizaho kubikata kuri forme twifuza. Urabigenza gutya 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 gutya. Ndagenda nkata uduforme tumeze gutya yose. Bidakwiye ko nawe wabikata uko ukunda cyangwa se uko wifuza. Agenda ukatakata bito bito. Hanyuma ukaba wateguye n'igikoma cyitwa umushonge. Igikoma mbabwira ko ari igikoma gihebuje, ushobora gusanga mu masoko atandukanye acuruza ibiribwa mu ntara zose, kandi ntazagira umuntu uvuga ngo nabuze umushonge. Nimero za telefone impamvu mba nazikizaho z'umushonge ni ukugira ngo ubahamagare ubabwire uti wenda ngiye mperereye i Musanze, ni urugero, mu ndangira ahantu nakura umushonge. Iyo uhamagaye izo nimero bahita bakubwira hafi yawe ahantu hari umushonge. I Muhanga, abantu bari i Nyamata, abantu bari i Kirehe, Ingoma, Kigali, muri izo nce zose umushonge urahari rwose. Ntuzavuge ngo nabuze umushonge. Nibutsa ko umushonge ni igikoma unywa ukaba wizeye ko za ntungamubiri umubiri wawe ukeneye uzironka. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko umushonge urimo ibinyampeke 7, hakabamo ifu y'amata. Murumva ko umushonge wihagije kuri proteine, wihagije ku ntungamubiri zitandukanye, wihagije ku myunyungugu, bitewe n'uko buryo umushonge uteguwemo. Umwihariko w'umushonge ni uko ari igikoma gitegurwa na ubuziranenge, ibinyampeke byiza, nimero ya mbere, ndetse bakakubwira bati twe twifitiye laboratoire, twifitiye imashini zisya ifu, ku buryo tuba twizeye ubuziranenge bw'umushonge. Nawe nugura umushonge ukawunywa, ndakubwiza ukuri uzahita wumva ko ari igikoma cyiza cyane ku buzima. Nimero ni izo ngizo rero nashyizeho, handitseho umushonge. Urebe kuri video bitubona izo nimero, ubundi wihahire umushonge ku giciro cyiza, yaba ikiro kimwe, byaba ibiro 5, byaba ikarito y'ibiro 6, cyangwa se ikarito y'ibiro 24. Ibirayi tumaze kubikata turabishyira mu gasafuriya tugiye kubitekamo. Ishyiramo byose, ariko nanone biterwa n'umubare w'abantu ugiye gutegurira. Niba ari benshi ushobora kubyongera. Nge murabona ko nagize bikeya. Hano dufite tungurusumu, tugiye gukoresha rape, tuzirape. Urabona ko ari uburyo bworoshye. Takarape rwose warapa tungurusumu muri ubu buryo. Ku buryo ziza zimeze nk'iziseye. Tungurusumu tumaze kuzirapa, turazishyira mu gasafuriya. Turongeramo umunyu, hanyuma ifu yitwa turmeric, harimo turmeric, cyangwa se kirikuma,
cyangwa se ikinzari. Iyi ni ifu iboneka ahacururizwa ibirungo, ni ikirungo cyiza ariko ni n'ikimera cyiza cyane ku buzima, bitewe n'abacuruza ibiribwa hose, cyane cyane abacuruza ibirungo. Twongeramo amazi. Dushyire ku ziko. Tereka ku ziko, dupfundikire, tureke ibirayi byacu bishye. Hanyuma turareba ibirayi byacu, urabona ko biba byahiye. Tuzimye, tureke bibanze bihore. Iyo ibirayi bimaze guhora, dufata bureba tugashyira ku ipanu, tugacana, tukareka ikayenga. Imaze kuyenga, dushyiramo bya birayi, ibasha kujya ku ipanu. Ukora ni ukugenda uhindura bya birayi gutya, bacana ku muriro muke. Hanyuma rero ibirayi birakomezwa biteka muri ya bureba ku muriro muke kugeza ubonye bimeze gutya byumutse, ubona ko byafashe n'akarangi. Turabyarura rero, dushyire mu gasahani gutya. Ni ikirayi kiba gisa neza, kiryoshye, gihumura. Urabona ko no ku isura iki kirayi kiba gisa neza cyane. Nako rwose uramutse wifitiye agafete cyangwa se ufite abashyitsi, cyangwa se ushaka guteka ibirayi bitandukanye no kwajya kubiteka, wabitegura muri ubu buryo, ukabirya ukirya iminwa. Hanyuma rero ubwo igikurikiraho ni ugutegura nk'agafi cyangwa se inkoko yokeje ku ruhande, ukarisha iki kirayi. Kiba kiryoshye pe, ukaryoherwa. Ikirayi urakirya ukumva nyine wagitindana mu kanwa bitewe n'icyanga kiba gifite. Nawe rero uzategura ikirayi kimeze gutya, ndakubwiza ukuri uzaryohera bikeya, uvuga uti kuki ntamenye ko guteka bino birayi gutya biryoha kurusha ibindi. Ndabashimiye mwese, mbifurije ibihe byiza. Mwese mwakoze subscribe, ndabashimiye. Abarebye iki kiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye, ndabashimiye cyane. Nawe ugiye kuyitwara subscribe akanya, ndagushimiye. Nifurije ibihe byiza, usangize iyi video abantu bawe, hanyuma ukore no kuri like ndetse uduhe na comment. Mugire ibihe byiza, bye bye.